Babarira, please, 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 please. Izi prudence zavuye. Bebe, nyoshko. Shabe waju ako. Kunesha umutwe. None izi reka kunesha umutwe. Reka kunesha umutwe. Niba unsabye amavoka na prudence biratandukanye. none ko zisana. Reka ngiye kuzanira amafoka ibyo bya prudence umbabarire. Ese kuyi umuntu agufatiye mu cyaha utawigira umwera ngo utagashaka kumushobora akari. Umfashe ndi kuzigura se umfashe ndi kuzikoresha. Mukofi zako nyine na prudence dukora ziko none zavuye he? Kwizwa aho ngaho. Ntarazana prudence ngo zishire mu nzu. Ikofi yanjye uraje usanga prudence ngo ivoka na prudence bise. Ngena prata tudukoresha. Ngena dukoresha. None zavuye he? Kwirizwa se. Kwirizwa. Ubwo se n'ikije gushaka hanze nafite. Ubyiwe n'ikizo ko byose bifite ibyo nshaka. Umangubya none ntabwo uvana utabikemwe utabwira ahantu ugiye. Ntabwo uvana utabikemwe. Ntabwo uvana yeta na fuzi. Oye baba taza. Uzataza ko bazumwana. Bataza ko bazumwana. Ni prank atebari. Yes, mama. Kugira ngo ugende. Bagomba kandi nafite gahunda. Gahunda yo kujyayo. Ndi kugenda Fabrice gahunda dufitanye hamwe n'aba Kazimiri Mbogo muzi. Ariko mananje mugiye Ngiye hari gahunda dufitanye. Sabe igena guhere guhera mu gitondo. Muchaka ijumba nivoka. Urabyanda indira imvura imanzite. None uragiye? Oya ndaza kubikuzanira. Excuse me? Ndaza kubikuzanira. Ubwo si ibintu wabugiyemo bindutana ibi. Nta bikuruta ariko ndaza kubikuzanira ni ntanda ahita bitana. Ni gahunda yihuta. Guhera mu gitondo. Nta ndamanza naca mbikuzanira. Ndikuzanira ariko shabagiye ureka mbese. Uwo murambaye mwiza. Sumuna yakuvugishwa na mureba. Ndikuca inzara buzana nzamuzi. Nazo ngusanya ngo cishamana ugire kamana. Guhera mu gitondo. Ariko mushonje. None. Cyose cyari gitukana. Mukade iki? Ngiye nimbwiye ikintu njyaho naguri seri. Ako wagiye shaka uretse ngubwira nishobora kubyengwa. Ushaka kumbwira ngo be nshaka ivo. Nyo nishobora kubyengwa. Nabana bwende ko nshaka ivoka n'ikijumba. Gayibaza ibintu wabwiye nijoro. Rese nabona bitse umutima ugihagaze. Ntabwo nari nkibyibuka rero. Rese nabona kubukije mu gitondo kibyuka. Ukamya ndindira imvura iguhite. Rero hanze snow ziri ko. Ariko abandi barakwagwe uragiye. Ariko ni no gahunda naye haje nabona ko bwiye nari nahiraranye pe. Rese gahunda iratuta kuri Tanzania ivoka n'ikijumba kagenda. Oya ndabikuzanira isoko si hano hirya. Ubwo se mye kuzana kibikene. Aha. Gahunda. Cyashore meze nigire. Oya. Nyoshko nose kandi wajya Ndajya kubikuzanira uretse mu kanya. Shabe no habibwira ngo bategereza. Ako kamu. Sumune yagusaba icyo bamye kagishaka. Kamubaza ikibazo kimwe. Sibyo mbere. Umbwiraga biri romantic, sibyo? Mbere bambwiraga biri romantic ko yakwanyaga wumva. Rese munujya wumva. Ntabwo wowe sinzi ko nabayeho. Kuva nyora hora aho za twotoki twa. Wagize umushiha nk'abagore batwite cyangwa abarwayi umva niba uzi iyo ufite inyota y'amazi niko numa cyakijumba nivoka. Chamba barira. Ndajya mukunzi. Byagenda bunareka. Nzanire intuzi. Imuzanire iki? Nzanire inkweto. Yakwizana afite amaguru abiri. Gafada. Siko gushaka nyine muzanire ibyo ushaka. Okay, muzanire iki? Uratugenda? Muzanire iki? Nzanire Let's. Kumara gucisha urwemba agomba kumanza yita. Nyine ubwo se ngegera rero byanjye kiboka nikijumba nigeze genda. Oh, mbere na mbere genda manza wagiye. Kero manza niri kofi ukurema amafaranga kujya kumesa. Nuko nzane n'inkweto. Ndetse njyana byiza. Nzane kofi n'inkweto. Nzane kofi n'inkweto. Kofi ariko manza akora mu byacu byo kumanza wajya kumesa. Ibiceri. Y'amafaranga rwange. Oh. Ibaze kadutega no kujya mana yanjye. Kandi sikejo mfite akazi namanya nifitiye ejo. Sa kunzana iki pa? Zanije irankwe inkweto zanjye z'umukara zanagwe. Niki? Zane ni kofi.
nzanye urufunguzo rw'imodoka ndatangira kwa sawa ndabyemera mbibonye ugabanye iyo tempa yawe Bujyagiza ngo nshaka bino igihe nahereza mba nkubwire nyine ntuzashaka ibintu uzajya ubicisha muri mu buryo buri pacific excuse me ntuzajya ushwanyagurika ntabwo nzanjyayo washwanyagurika ushwanyagurika njye ntabwo nyamenye ibyo ukeneye n'igihe utabikeneye ese nawe bigirwa n'iki okay my nzatuma umuntu uzava muri Afrika nzamutuma inzembe tena yamona inzembe hano muri Amerika ariko se nta abantu baza bacuruza inzembe bazandangira Jesus Christ nzabibaza abantu baza bacuruza inzembe izembe tuzaho ako ufite nyinshi kubanza kunsobanurira waiki ko wigize marayika atajya kwitondeshwa gutyo umva chabrono izo sikubro zitazana umutse neza sikuru umwana mubi I don't care kana kubajije ngo tempa yawo wikura agenda zane ayo mavoka bana manzunyi usuri kumenya cyose kwaza ari ikindi baza nyine ngene izi prudence zavuye eke izi prudence hago sizi kuyenye mukofi yawe nzinya curuza prudence baby mbabarira please izi prudence zavuye baby nyoshko shabe waju ako kunesha umutwe none izi reka kunesha umutwe niba unsabye amavoka na prudence biratandukanye none ko zisana reka ngiye kuzanira amafoka ibyo bya prudence umbabarire shirure master utanangiye shake benshi ngiye gusabye ko ese wansubije ngo bazije ese kuyi umuntu agufatiye mu cyaha utawigira umwera ngo utagashaka umushobora kare umfashe ndi kuzigura se umfashe ndi kuzikoresha mukofi za konye nana kudati dukora ziko none zavuye he enda niwo zishize mu kugira untesha umutwe excuse me mbare nkubwire be usiga wirindaya usiga njya gusambana mbabarira nkubwize ukora no look wareka kunzamura isuka wale ngoja msuka ndikwa zino pudasi zavuye he ese wasubiza sizavuye zisanze mukofi yawe nyangiye kwa amafaranga kujya kumesa urakoze ngaya none izi prudence zo wansobanura zivuye he nabyirwa n'isika atari uzishize mu kugira wajyure kandi ko mgira uzivuye ariko wajyureka kugira umuntu umusazi ese wajyureka ubu nguse ujye bwa gusambana sambana sena kajana prudence none nyene ko nta dukoresha zimwe zavuye ahubwo njye nsobanurira ushaka kunesha umutwe ushaka kugira gute manzo mbwire reka kwirizwa aho ngaho ntarazana prudence ngo zishire mu nzu ikofi yanjye uraje usanga prudence ngo ivoka na prudence bise njye nta dukoresha none zavuye njye nta dukoresha ziragwira pe ngendo mva nyine none be are you serious yewe abo se wombwira uru rugo niko bifuza ko umwana azavukira muri umeze gutya ko kugira nyina w'umutesha mutwe ise w'ikiraya kiraya ugize n'umugisha nabe ndagakoresha prudence none are you serious serious zira prudence niba etse nkundi kubaza mbese ndishije uburakari jezi prudence ntabwo ari izanjye abo mbwira aho bazitokesha sanga n'abagabo jya winjiza mu nguriro undi umugore ajya kugura prudence wanasanga ari bo baziguze yo kuntesha n'umutwe nsanze mukofi yanjye ko ntazo nashizeho wahereye hose umunsi umwe uza buri munsi ntabwo ujya ugira umunsi wo kuruhuka mukanyuzanye ibi mukanyuzanye bro I'm tired of you yendo mva ndambiwe mbona ntandi ntuzajya ubona nasohotse muri ino nzu kubona ntinze no gutaha tumenya kumva ndambiwe nduru yawe banicuza no kuba twarana banyu
n'umugore wabo ufite urusaku be Prudence Prudence sha uzanatuma mbikora udusanze nabikoze wangira ubiye kwisoza nga kandi byo kujya konze n'amabaka byo kujya kugira gute mbahubwiye tagabanya umujinya wabo n'ubundi n'abandi bakobwa babaho n'ugira ngo kigira we Kwiriza iki se? Kwiriza iki? Kwiriza iki? Mbahambwire. Mbabarira. Babara nta nduru nshaka muri uru rugo. Mbabarira. Mbabarira. Kwiriza iki se? Fata imyenda ugenda umese turahurira hano nawe kuyazana ubundi ntago uzi gutwara. Nuzagira na kimwe ugiye kuzajya umbaza niba nzanye n'ikintu mu nzu yanjye, sibyo? Cyangwa se nzashore ngigurekere ngende nshaka indi apartment. Niba ari icyo nzanye nuko azajya ugenda ushogonyo. Ubundi wajyaga mu kofi yanjye wirira amafaranga wajyaga gukora Prudence nizo nari ngutumye ko nari ngusabye amafaranga. Kureba gutyo se. Kureba gutyo. Beko nta kintu kimwe. Na kimwe. Kitaba. Gerageza gukora kugira ngo ube umugore mwiza. None ni ibingi uri kunyitura. Wakoze iki? Wakoze iki? Ntacyo. Wakoze iki se nyine kivuge. Nkambwira icyo wakoze noneho sasa mbimenye ngenda ndi kwirata ati umugore wanjye yakoze gutya. Meze n'icyo ukora abandi bagore batakora. Mese ujya wumva mbese uri umugore mwiza abo muri Kansas City muri Amerika mu Rwanda hose uri umugore mwiza. Kuyo. Nkora ibyo nshoboye byose kugira ngo ube umugore mwiza. None ni ibingi ugiye kunyitura. Ibyo mva nkubwire rero nkubwire mbabarira mukunzi wanjye. Mbabarira ugize n'umugisha nkaguca inyuma ngakoresha nawe ugakingirizo mbabarira. Ezo ubundi bigirwa n'iki? Niba byo bitameze neza nkajya gushaka bimeze neza. Wazabinyigisha. Kwigisha se ndo mwarimu. Sagende ujye iwanyu bazaza barakwigishije. Usabwe ngo urambabaje mu buzima. Aguze ko fyaje ayitaye. Chore ngende niyo. Urambabaje. Ubundi njya kuyikuzanira kofi ntago ntubyo. So ntari ibyawe ngo wazongera kubicakira. Babaje. Nda nawe ugira abagabo kabaza nka gutyo. Arashaka nze kuyikuzanira bakase cyangwa unda yose muramishesha. None. Kundeba gutyo. Urakoze. Faziki. Usanga Prudence mu kofi Prudence ari umukobwa usanze muhanga. Mu gitondo ureba telefone niba nta ari wanyandiki. Nimugoroba najya kuryama kumanza checking. None Prudence usanze besi bakubwira nundi munsi kamusabira ikintu kimwe. Kuwa mbere ureba muri telefone yanjye, kwa kabiri ukara muri telefone yanjye. Ngiye gushaka password nyihindure urumva. Ubwiriza subaye. Wambabura ukagenda. Ngewe nakubwiye. Ubwiye iki? Ushaka kumbwira icyo ntumvishe cyacyo ntabonye. Sawa. Uzundi kofi yanjye wayitahera. Be wandeka. Wambabara ukandeka. Wambabarira ko. Ikofi yanjye yashize he ngo nigendere. N'umundi nizo Prudence nshaka njye kuzikoresha ni ari nacyo nari nanaziguye cyane nari nawazinshiriye mugira ngo nabura. Cyazi ngende nanazigurisha niba banazigura sinzi. Naho nahita. Umva nkubwire.
mbwira iki se kujya nawe rero uvuga ntabwo nakumvisha. Kwira ugenda ucukumbura utuntu twose wavuganye nande wakoze gute uri hehe ako wagira kubeshya mbeshe iki se ngo ibyo ndi kukubya ubwo sije ngiye bigoye na president sanze mu kofi ya anishimye nande ngeye ibyo ngiye bihuriye yese nyine ese wazaze bitandukaniye ntawo ntawo umva ngubwire be nakoze buri kimwe cyose gishobora ngo were umugore mwiza ibyo twanyuzemo byose urabizi nta kimwe utazi ku murongo nta na kimwe utazi none ibingibi bishaka two turangiza ushaka rwacu ibyo twaciyemo byose byatuma nandi iyo president nawe yamereza ibyishimo ahubwo se ukagira ngo niyagwereza ibyishimo wenda yamereza ibyishimo nawe twagenda guhura nabo uri kwirizwa se uri kwirizwa ubwo se n'ikijye gushaka nze nafite ubyiwe n'ikizo ko byose bifite ibyo nshaka ubyiwe n'ikira umva ngo ubiya none ntabwo uvana utabikemwe n'utabwira ahantu ugiye ntabwo uvana utabikemuye ntabwo uvana yitana muzizi oye baba taza uzataza ko babaza umwana bataza ko babaza umwana ni prank atibari let's ni prank mukunzo bro ni prank dore ino nayiguze mu kanya ariko kujanza go prankinga genda nawe amavoka nayaguze ntabwo ubonye mvuye ku isoko mu kanya kushwana hano singira kamera hariya I gotcha ndagukunda mukunzi ndagukunda nzo wari kwamamaza president abuzaze gurisha abantu wari kwamamaza prank baby it's prank wabwe uzi nari ngiye gukomeza nuko mbonye upfukamye nkajya mbona urubuze uko bitenda hano ku ntebe nawe nari ngiye kupuriza amara yo sta mu wiki abantu baratubye tuzakorera prank I love you Nafaranga nashaka yazane ndaza kuguramo agacupa abashuti banjye ndaza kuyaguramo noze nawe ujya kumesa ugira cyangwa urorere baye hano tugira abantu mani kari prank batazakundakarira si muri kwibara kuntu mwanyoheje ibintu muri kunyosha shavaye shambabarira please babyiye ko atanyatanganye nawe please dance baranyoheje muzakorera prank nigereye mu isoko ngura agakingirizo ino kano gakingirizo naka extra large ngiye mu isoko ngura agakingirizo kugira nze kumukorera prank nta muntu wese wakunda umuntu umuca inyuma none guys yaranyishe yarankumbanyije dore nuko apfugamye hasi nkabona ari buze kubitinda hano ku ntebe nawe nari ngiye kumwereka ibintu mubwira none agahita asagarambara hano hasi gusa turabakunda cyane ngababwira kari prank babwire muramba bari baya no babwire muramba bari babwire ngo we ari prank ngere nyuma kugira amatara ataza kudutwika ubyiga n'abaja babwire what's prank it's a prank bivuge we katsenze karitse ngegeze hariya amatara kutwika okay kari prank bivuge wabitangiye hello guys yanga ibintu bya prank kandi abantu bajya banyusha kandi kubabaza umugore utwite murabizi ko atari byiza ariko buriya ngiye gukora nk'ikintu cyagushimisha nikera ngiye kumubyinira mubyinishe none sasa n'umwana niba ararakaye atamenya ko daddy na mami bari kugira gute bari gukina rero turabakunda cyane tugiye ngababwira kantu kamwe basi bataza kundakarira nta kintu mfite mvuga bambwirira babwirira ndanze please shambabarira kuzaga kuri yapfuye nanye yarapfuye shambabarira taza gutuma nibuka zo gukuru nkarira ndushaka kurira shambabarira tubajureka ku mwana mubi wana kuri Pacu TV show bari kundakarira nashaka kubiti nandire guys
mukomeze mujye mukurikira Pacu TV show. Ubu ngubu twari turi kubereka kuntu umugore wanjye yagiye yisaza yasanze prudence mukofi. Rero ano gapranka nibizere ko kabashimishije. Niba wagakunze kanda hasi, niba twakomeza cyangwa se niba nareka kugora umubyeyi twite amapranka tukazaba tuyazana mu bwanyuma, kuko we nzi neza ko atashobora ntazi ubwo gukoresha n'ibyuma we nabwo yayinkorera. Uzayinkora kuri telefone? Ari cyari kwitsa imitima mbabarira basi. No, ndeka birafata umwanya mbabarira. Swaje ureka no kwereka abantu kukarisha. I don't care. Urakarisha? I don't care. Urakarisha? Uri amazi. Gahoda. Namavuka yanda yasubizayo. Yasubizayo shaka yaryo. Dore kandi cyaje bambwiye ngo njye kukuzana amavuka nibwo nabizanye. Ntago mbyizeye. Ntago byizeye. Nta nubwo yaranyizera kari prank. Sha mwamvuganira. Ko ndakana keza. Cheka umuntu wampaye niwe waza kubivuga ha. Ahako ubintu uvuze byose. Ubwiye gute? Guys,